ariko abanyarwanda mwarapfuye mugera aha ngaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira ntibibe hamwe ntihabe handi bikaba ahantu amagana ibihumbi igihugu se ngo kiba kikiriho ko mwashize mutabaho mu kuvuga rero abantu bavugishije ukuri ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonera umutungo wabo niba mujya mukurikira amakuru simbizi nko mu bindi bihugu umuntu umera atyo w'umusazi agatwara abantu akabatwara abantu benshi magana ngaya akababwira ibyo bakora akababuza kurya akababuza gufata iki akababuza kugira gute abantu bagapfa watanze 1000 wavanyemo 3 bikajya kurangira bakuvanyemo 20 ibyo nabyo ntimubizi ntibibabamo hano hari utabizi maze rero baragiye ukuntu babarindagiza umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye Imana wari kuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'Imana ndamuvugaho Imana ntinyumva nabi wanza perezida atabizi ibintu byo gufunga insengero ni icyaha ndabizi